munyarwandakazi, nutumva campaign amaradiyo abantu bacagagurana, bamwe bafata side abandi bafata iyindi, uzavuga ati kuva nabaho nabonye umunyamakuru w'igihuha Rugaju waratubeshye. Campaign zizakorerwa muri media, zinaremereye, zifite uburemere mutigeze munabona, zinarenze n'izabaye ku gihe cya Ntuzi cya Sadati. Izi sides zombi ziri gukora lobbying zakasa mutwe. Nakomeje kumva itangazamakuru abantu banyoherereza ibintu bivugwa ibiki. Reka mbabwire ikintu kimwe. Ntabwo ubwo ndivuga ariko mumbabarira abandi, ndavuga giye Karenzi. Ntabwo ibintu byanjye ari amashara. Umuriro w'amashara niwo ugurumana ugahita uzima. Ibintu byanjye iyo nemera ikintu mba nyihagazeho. Ntago nyemera kubera motivation, ntago nyemera kubera ibyo umuntu yampaye, ntabwo nyemera kubera ko umuntu yakinsabye. Baravuga ngo class iba permanent. Baravuga bati Karenzi position afite atiri ku rwego rwa bamuvunyi, ndetse bivugwa bikekwa ko yaba atabikorera icyo gusa mu Rwanashyaka ko afitemo n'umukatakuramo. Nta kibazo. Ndagira ngo mbabwire ikintu kimwe. Niba hari umureyo mu buzima bwe wamaye amafaranga yo kugira ngo mvuge ikintu, azabivuge ndabimwemereye, atange na fact kandi azabivugire hano, azaze hano avuga ati Karenzi namuhaye amafaranga angana gutya kugira ngo avuge ibintu. Reka rero mbabwire ikintu kimwe. Ndi umuntu ushaka amafaranga muri Reyo, nije muntu kuri iyi manda ya retired wakabaye warariye amafaranga menshi muri Rayon Sport. Barahawe propoje kuri iyi manda ya retired imyaka inishize. Retired yaragupropoje. Retired yaragupropoje uranga. Ese ko nawe ugari information. Kutongeho kapiteni. Oya. Ubwo ndise ngenda nkurikira. Reka mubwire. Si ukwiyemera. Ariko classe yanjye ntabwo ari yangabo. Ruben ndamwubaha nk'umuvugizi w'ikipe, sibyo? Ndamwubaha nk'umuntu wambwira ati Karenzi hari ibyo dukeneye kuvuga nka Reyo. Niwe wabivuze se? Oya buretse ibyo mvuga ndabizi. Ndamwubaha nk'umuntu wavuga ati dufite campaign y'imigati turaza kuyibwira Abareyo, dufite match ni turaza kuyivuga, hari ikintu cyo muri Reyo nshaka kumenyaho amakuru nkabaza ngabo nk'umuvugizi wa equipe. Ibyo ndabyubaha. Yanagutumiye mu basinya bagomba kwicara. Ariko icyambere iyo nshaka kari akazi kangabo mba ngafite uyu munsi mba ndi umuvugizi wa Reyo. Wakihase wewe ndakubwira ibyo nzi. Iyo nshaka kuba umuvugizi wa Reyo ubu mba ndi umuvugizi wa Reyo, sibyo? Ntekereza kutabyemera. Ariko se uwabimugize si Patrick? Nyine ntekereza we kutabyemera kuba umuvugizi. Ibyo ni ibindi. Ariko ndimo ndabwira ngo mbishatse cyangwa iyo mba ndi umuntu ushaka amafaranga ya Rayon Sport ntago mba maze imyaka ine ntayarya, mba nyarya nkuko nkabo yabayaha. Ntabwo rero ndi umuntu urwego rwanjye. Hari urwego ngezeho si ukwiyemera. Ariko sindi ku rwego rwo kumva ko retired yampamagaye ngo numve ko naciye nk'amabere ibintu byacitse. Sindi ku rwego rwo kuba navugana na Jimmy Gatete yanshaka agiye akamvugisha, ntabwo ngiye najya kumushaka. Ntabwo ndi ku rwego rwo kuba navugana na Muvunyi ngo numve ibintu byacitse. Muvunyi ni umugabo nemera, sibyo? Ariko mu byo ndimo ashobora kunkenera nkuko nanjye namukenera. Sindi umuntu wajya gusaba Muvunyi amafaranga cyangwa Tadeyo cyangwa undi, sibyo? Ntabwo urwego ari urwo ndiho. Niba hari n'uwifuza amafaranga ayo kumuha sinayobora, niba koko biri mu nyungu za Rayon Sport. Wewe wayatanga. Ariko nta muntu uzampa amafaranga yo kugira ngo ngire icyo nkora cyangwa ngire icyo mvugira Rayon Sport. Niba hari n'ubitekereza azayagumane ntazabimbwire, ntago bizabaho, sinzayafata. Kandi nzanabivuga ko yashatse kumpa amafaranga kugira ngo mvuge ibi. Ibyo ubwo ni Karenzi. Ariko kumva abantu bafata ibintu bakabihuza, urabona hari campaign, abantu bitegure ko campaign zirahari.
zirahari ariko hari urwego ziriho, hari n'urwego zitariho. Ibyo abantu babimenye, bitegure campaign zivuga ngo iyi nteko uyu mwiherero ugiye kuba wa Rayon Sport retired, ikipe yishyize ku murongo, ikipe imeze neza. Urabona haje abanyasenegali, ubu nibo bagiye gukora recruitment muri Rayon Sport, haje Skol igiye gutanga amamiliyoni. Urabona perezida wa Rayon Sport ubu none ugiye kwisinyishiriza Muhire Keve amutanga miliyoni ze 40. ubu urabona ikintu kigiye kuba nicyo nuko bisanzwe biba muri izi sezo zose nye zishize, nuko garagara 60 kuri desa z'umwaka utaha imaze gutanga 60, ariko baraza kumbwira ko iri butanga miliyoni 400 zo kugura abakinnyi. Baza kubwira ko ari abanyasenegali kubera ko bazi ko ikibazo cyabaye ari imirokiritire. Ubu barakubwira ko umwiherero ugiye kugaragaza ko hari abanyamahanga noneho bazakora recruitment muri Rayon Sport. Gato sinya warukomoshe ku muvugizi bihuriye he? Hari icyo yabatangaje ko icyo nakubwiraga sindi ku rwego rwa campaign zakorwa n'umuvugizi. Hari campaign barimo se ku bandi ku banyamakuru basanzwe cyane rwose 100%. Imeze gute rero? Imeze gute iyo campaign ishobora kuyobowe n'umuvugizi wa Rayon Sport Ngabo Robin? Campaign sishyikiye ko Karenzi avuga kuri operation kubera nkuko bivuga Karenzi ni umuntu senior, afite uko abantu bamuzi. Ngabo n'umwana uri kwishakisha, wamwumva rwose. Niyo mubwira ntago nshaka akazi cyo kugira ngo ntubivugeho. Mu kanya twakiriye umuntu hano muri studio, umuyobozi kosora ntiyavuze amazina ariko yavuze ko retired nta kibazo mufiteho, ariko ko atagaragiwe, ko nta bantu afite. Abo yavuga nabo Bangabo, namenye Patrick ni Bangabo n'abandi muri icyo kigero. Oya ngabo nta n'ikibazo afite. Ngabo ari mu kazi ke, ari mu nshingano zo kugira ngo ni PR y'ikipe. None se yababeshya retired akamubwira abanyamakuru ariko ngewe yaba ari n'umuntu utemera imiyoborere ya retired, bose bahuriza ku kintu kimwe ko retired nta bantu afite. Ubwo koko icyo urumva ari ngombwa ko Karenzi icyo nashaka kukubwira Ngabo icyo kintu gese ndakikubwiye eme ntitwari tuvuye hano bagiye gusinya n'abagore sinakubwira nti bira wa mugabo yavuze 100%. Nibyo byambayeho, nari nsambaye bari bahari barimo gusinyana n'abadamu. Yego ubwo mwe mwagiye gusinya kuri company. Icyo nabivugiraga nakubwiye ngo byonyine Tadi ko kuduvuza ko bakamubwira turi ni we Regis kujya gusuhuzanya bahita baza bakahagara nk'impyisi. Reka nkoresha iryo jambo, nk'impyisi zishaka kukurya. Ku mpamvu z'uko baravuga bati se retired umunsi yahuye n'umuntu abantu bamuha ibitekerezo byatuma amenya situation koko ya nyayo. Izi mpfu bereka nkoresha iryo jambo zizabaho zite? Ni ikibazo cya survival no kuvuga ngo bararwana n'ubuzima rero, no kurwana n'ubuzima. Abo bantu ntacyo batakora, baramushuka rero, baramushuka nyine mu nyungu zo kurinda izamo ryabo. Kuko nkuko umugabo warura yabivuze, yavuze ati aramutse afite abantu bamwegereye banyabo banini, ba bantu bato bari butungwa n'ibyo bintu, umuntu uri muri komite cyangwa se uri hafi y'ikipe uri buvuge ngo kanda kanyenyeri umva ni ikintu gisebetse nuko atarashe ku ntego, ntabwo uwo muntu yabaho. Ikipe nini ntabwo abantu nk'abo babamo. Oya nawe bikora mu bya numva bakabanga muri za APR babibwira abantu baba byitwaje ariko ntabwo bari muri context y'ikipe, si abakozi b'ikipe. Hari abandi bavuga muri APR banini wakumva umwe mu bantu bari muri organigramme ya nyayo secteur ya APR ari kubwira umwe mu bantu babafana ba APR ngo nkandira kanyenyeri. Ntabwo bibaho nkuko Kabanga bikora. Ibyo nabyo bibaho. Yego ntabwo ngiye kubihakana, nazi inyomoza zaze nzavuga ibindi birenze ibyo. Ariko icyo navugaga retired nta bantu afite. Karenzi yikwigora atumwanya wajya gusobanura uburyo abantu bo kuri retired bari kurwana n'umugati bageze. Rero Ngabo yabari kushuka retired akamuzana abanyamakuru, umwana uri kwishakisha. Twongere tuvuge ntabwo turi gutera amagambo nawe we arimo kurwana izamu. Genda nabyemera umuvugizi, niyo mpamvu abenshi mbita ababeshyi b'amakipe cyangwa za federation. Nemera ko umuvugizi we n'umuntu warenganya umuvugizi yabahemutse. Umuntu warenganya ngo kanaka nababahaye urugero rwa Alisa hafu wavugiraga Saddam Hussein barinze bamurasa ku kaguru akivuga ko urugamba noneho ariko rurimbanije. Bibaho rero ikibi wenda Ngabo akora kandi anabimenye ibyo bintu nanjye maze iminsi mbyumva biciriritse ari gukora. Ngabo niyirinde kugenda yumvikanisha ko hari abantu bari kurya ngo amafaranga mu rwego rwo kurinda umugati we. We navuga ko reyo bimeze neza bagiye mu mwihero n'ibindi n'ibyo yikwataka abanyamakuru bagenzi be bamurusha credibility batari kurwanira inyungu nk'ize kuko harabihemberwa nicyo kimutunze.
nareke kwataka abantu hari abantu bari muri sako yakusanyije ibindi yakora nashaka azakora sport igize sezi idasanzwe we n'uburenganzira bwe njyewe si mfite ikibazo kuri ngabo ndavuga muri iyo campaign abanyamakuru baba bari mu bandi nyine ni umukozi ushinzwe kumenyekanisha isura nziza ya leta yego binyuze mu itangazamakuru n'ubundi buryo ubwo ari bwo bwose so arakora akazi ke neza ikibazo mfite ni icy'abavugana nabo n'abakorana nabo bajya kuri mikoro bagatangira gusa naho bataka bagenzi babo n'itangazamakuru ntabwo hano ari byo dukwiye kuba dukora dukwiye kubahana dukwiye kubahana tukubaha umwuga dukora abantu bakamenya classe yabo bakanubahana otherwise jewe hari abantu uko banze kujya kuvuga ko hari uruhande ndiho nushavuye ko runyishyura n'ibyo rumpa ibyo ni uburenganzira bwawe ariko sibyo ukuri kuguma ari ukuri his excellency kuvuga ngo les faits sont têtus ukuri ntiguhinduka iyo mba mshaka ifite icyo nshaka reka nkubwire so kwiyemera pe sibyo ariko muri iki gihugu abantu mvugana nabo jewe abantu nziranye nabo sibyo uko mbona amakuru yanjye nk'umunyamakuru nuko nkora nijye jyenyine ubizi nta n'undi muntu uzigera abimenya sibyo so iyo rero ikintu kimwe kimbabaza no gutinyuka niyo utamvuga mu izina ariko kataka credibility yanjye urumva yamvunnye imyaka yose kugeza uyu munsi ukayataka ukayishyira muri doute ibyo sinshobora kubyemera uyu munsi nta muntu uri buvuga izina ariko ubutaha nzaza mvuga izina umuntu yemerewe gukora comment no kwanaliza Rayon Sport uko abibona ni uburenganzira bwa buri muntu ariko s'il vous plaît twubahane nk'abanyamakuru sibyo dufata uruhande uko tubyumva bitewe n'umurongo twifuza niba wumva Rayon Sport iyobowe neza ikabiri mu murongo mwiza idefande neza ariko ujyariye ngo utangire kwereka abantu ko hari abanyamakuru bahawe amafaranga na Muvunyi bakorana na Muvunyi bakora gutya sibyo kuko amafaranga na leta arayafite yanayatanga Patrick namenye ni murumuna wanjye icyo namusaba cyose muri Rayon Sport nakibona ariko sinigeze mbikora nashwanye nawe kubera ko ntemera umurongo we nabo bakorana muri Rayon Sport bakoreramo iyo mba mfite inyungu indonke nshaka muri Rayon uyu munsi mba ndo umwami mba ndira ku meza amwe na retired ariko siko mbibona umurongo Rayon Sport irimo sinkwemera nta nundi muntu ubimpembera ku buryo nava ngo wenda sinafasha retired ariko nafashe yewe Imana irabizi n'umutima wanjye urabihamya ko nta nyungu nimwe nzigera nkora ikintu cyangwa nsaba muri Rayon Sport so abantu twubahane tuvuga ibintu koko byubaka cyangwa bisenya Rayon bitewe n'uko umuntu wese yabyumva ariko tureke kwataka personality y'abantu icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane urabizi ko tutabyumva kimwe ariko sindakwataka yaba kuri mikoro cyangwa hanze nkubwire ngo hari icyo Rayon yaguhaye kandi nawe nturabikora gutyo nuko uzi n'ukuri kwabyo nyine yes impamvu rero ibyo bidakwiye nuko rubanda abatwumva rimwe na rimwe nk'urwo rugero nari ntanze rwo wari ushatse kugonga Taifa abantu ne tujye kubwira abantu ngo ariko hari abanyamakuru bahabwa amafaranga kugira ngo bakore ibi sije umuntu niba mugonga uzungukira he kubera ko yariye ruswa yo kugira ngo wenda asenyereyo cyangwa agira ati oya rwose nje mu myemerere yanjye nk'izindi kipe zose zifairinga mbere ya sezo zijyana mwiherera abantu nk'uko murabona hari score iraje dufite amafaranga tugiye gukora recruitment sibyo hanyuma umwaka warangira ariko urabona nubwo nta gikombe Rayon Sport ifite umutekano iratuje nta bantu bakiyiba twazanye audit zo mu Rwanda nizo hanze bakoze audit basanga nta bujura buri muri Rayon rwose ubutaha bizaba bimeze neza sezenye zigashira muri icyo gipindi gere icyo gipindi sinkibamo ntabwo nemera ko umupira ari igipindi ari amagambo umupira ni amafaranga umupira ni ibikorwa no guhatana umukinnyi kumbwira ngo yahembwe nta kintu bimaze ndagira ngo umenyeshe ko aho ubwo Rayon Sport iruka gutwara igikombe cya championnat yagitwaye ifite ibirarane by'amezi 3 y'imishahara
ariko ntitwize twumva umukinnyi wa Rayon Sport warekaramye umushahara kubera iki babonaga umushahara kuri buri match babonaga prime hafi ijya kungana n'umushahara wabo kuri buri match yavuye mu bafana ba Rayon Sport yavuye mu banyamuryango ba Rayon Sport kumbe rero ngo ikipe irahembwa idatsinda nta kintu bimariye abafana ba Rayon Sport uretse igipindi cyo kuvuga ngo ikipe ngo ifite umutekano iratuje oya nta kintu bimaze umushahara ikipe iri mediocre itsindwa iciriritse nta nkiriya ikurwamo na Bugesera irushwa amanota 10 nta muyobozi wa Rayon Sport afite score afite chop life afite umuryango kuri stade wananirwa kuyihemba umupira hugeze n'abayobozi bikora ku mufuka bavuga bati mfite prime hano bana muyikorere ikipe yitwa Kigali yarangije Fazare iri ku mwanya wa 15 ntiyari ifite ubuyobozi se Fabrice yaraje arababwira ati match mutsinda 180 prime irangirije ku mwanya wa 5 amakipe yose yaciyeho ejo bundi yarababwira ati match ya nyuma ni muyinsindire mube murangize byibuze muri ku mwanya wa 5 prime ndayikuba 6 urumva barayitsinze mu gihe bari muri reception yagiye kubakira Fabrice perezida wa Kigali abakinyi baraza barasimbuka baramuterura ati perezida agira emotion arishima aravuga ati bayingana mama Arize mushinzwe iby'amafaranga prime nena kubye 6 ndabihinduye nyikubye inshuro 10 kono bameze nka micombero ikipe buri mukinyi yatanye 300 niko umupira uyoborwa ariko umupira si igipindi ngo ikipe yobowe neza ngo ikipe yahembye umushahara ku mukinyi nta kintu na kimwe ni byiza ko yawubona ariko siwo definition uratuma tutajya muri operation icyo rero nshaka kuvuga ni kimwe ngewe kuri uyu mwiherero ni uguha umurongo amafani club kugira ngo raporo zongere zitangwe rero yongere igume uko yari imeze ku bwanjye igitekerezo natanze ejo bundi kiri mu bafana ba Rayon kiri mu bakunzi ba Rayon ntago njya mpimba ni mu bishaka nzabatumira hano abo navuze Tadeyo n'abandi nzabibasaba mvuge niba abantu bakeka ko ari ibipindi ndimo mbaha muzaze muri studio mubwirira abantu ko muri tayari wenyine batari tayari yo kuza ubwo nabamimba nyine niba batari tayari nkaba mbabeshyera wawirwana wenyine simbona Tade abantu bose ari ngo araziniya bahurije ku kintu kimwe bati Tadeyo miliyoni 160 na deposit mu ikipe yobora ibyo ni ibyawe ariko si ku buyobozi bwa Rayon bikora kandi ziniya ari kuguha amakuru umenye amakuru ziniya kubeshya n'uziko ritayadubuge yakwebye guhura n'aba bagabo nyine ntabwo bigeze bahura bapanze gahunda nabira byo kuvuga ngo barawe baraganira nigeze ahura na twavuze niyo urumva ariko ntago ariho yari agenda kubwira barari ariko ikikaka ko retired nawe ari macika intege ubundi usura retired twari bamwatse appointment uri très catégorique uvuga ngo ibyo ntibibaho nta mpamvu yabyo kandi ntabwo ari ndoshakaga impamvu nkazazi ntwaya twaka impushya ku ishuri washakaga ikintu abasekirite muri company bagomba gupasinga iyi appointment washakaga ikintu niyo mpamvu cyane navuga ngo none se niba mpamvu cyane navuga ngo niyo bose baravuze ngo naze bayimutumiye mu mwiherero ko n'ubundi batumiye za Skol n'abandi na Rayon Nyanza kwitageza kuri ayo mafaranga Rayon Nyanza ntiyatanga miliyoni 400 muri Rayon niba ko kugatanga iryibiri bamutumiye ko batamutumiye muri uwo mwiherero oya ikibazo niba koko bihari naza tubwire oya biroroshye ariko nese kare ibyo ngiye byose ngombwa mu mwiherero ishyamba o Dr Norbert muvuga ngewe message zose byo mu magroupe y'abayobozi ngeraho sibyo mwirinde propaganda za Karenzi ibyo bintu nta bihari mafaranga ni ibipindi oya ariko byo bose baravuga ngo barawe na president ba Dr Norbert urumva cyagiye ikintu cy'abateye no ko operation tuvuga ngo barahuye impamvu ejo batahuye kandi bafite gahunda yo guhura yavuze ko yagiye gupashisha abasekiriti sibyo ndi kukubwira cyetse n'uwo muvugizi we oya ntabwo n'umuvugizi ntabwo mbwira sinzi byababwiye banze wumve nyine banze wumve nyine njyewe ntabwo nkubwiye ngo ejo nawe nkubwiye ngo ibyabasubije kurirebera nawe yumva reje kujya mu badahura ntabwo mbwiye impamvu ibyo yababwiye ariko njyewe ibyo yarimo ndabizi aho yarari
ntabwo mbizi ibyo yababwiye oya niyo version yabahaye bivuze ngo ibyo tuvuga birasa binyuranye n'ibyo yababwiye yari ari mu biki se yari mu bindi ariko bifite bihure no gutegura umwiroro w'Inyanza none se retired yawe yaramaze gucika intege ku buryo atakivugira ibyo agomba kuvuga bigomba guca ku muvugizi we ariko si itegeko cyangwa n'abandi banyamakuru bakeya ibihe iryo zigira ibibazo mbere ariko byaje ikunda we ntago ari convaincre yo guhura n'aba bantu sympathy date niyo mpamvu cyane navuga kuko nimba barahuye bakabivugana ni mahire ariko nimba batarahuye we rwose ntari convaincre yo guhura nabo yenzi retired yikoma inama zabakanyabugabo zaberaga inyamirambo ukumva ko byari n'ikibazo ariko ubu noneho abantu bari kumufesinga bakamubwira ngo umuntu nka Mike avuga ati twe Mike generation niza ukumva aracecetse nta n'ikibazo ukumva umugabo nka Marite baragarutse barongera baravuga noneho yamaze guhindura uburyo ahubwo sinzi mugani wa Karenzi n'impamvu wenda ibyo bintu biza wenda biciye muri izo nzira uri kuvuga nzi ko amakuru ari hariya ari uko bo badashaka kugira ikintu bavuga kuri ibi bintu biri hanze aha no kutavuga nabwo ni ikibazo nuko badashaka kugira icyo bivugaho na kimwe barakomeza ibintu byabo ngo uko bisanzwe ntacyo afite cyanya cyo gushyira ku meza y'abareyo ngabirike ngo twakoze ibi azi ko kuhaguma azahaguma ku ngufu gusa icyo cyonyine suko bimeri yababimerika batangaje umusaruro w'ikipe ndetse no utangaje kandi basubiye nanone gutangaza oya ntago ari gutangaza no kurebera hamwe byapfiriye he ibitaragenze neza na gahunda dufite mwaka hari muri Rayon Sport ko aba fans club bamwe baba barahumutse ku buryo ushaka kuzaboneka majorité absolue mu icyo kintu kuvuga ngo icyakabiri hiyongereyeho ubwiganze bw'amajwi ku buryo ibyo RGB na ministeri zari zarapanganye n'aba bataramu kuko ni retired ufubura iyo tuvuze retired on Suzata Sadat ujuri niwe ubu muri inyuma niwe sponsor we nimero ya mbere niwe muntu navuga ngo ufashitiye runini mu bandi bantu kuyemo komite ya Rayon niwe uza ku mwanya wa mbere Sadat nyuma yabo n'ubitekerezo biyobora birakiganjemo ibyo biracyasa nka cyo cyeze twiga muri miswari twigango ngo primauté de la pensée grecque berekana uburyo politique yabagira icyimfurishanje abandi niko bimeze hagati aho rero bafite impungenge ko nkuko twagiye tuvuga tanze urugero rwa kugikundira nk'uwagiye hari tagiye hari n'izindi n'izina ko ngenzi 11 zitabyumva zityo zivuga ngo habaye amatora nta wako influence umuntu yakwemera akajya niyo gereza ariko bagatora inverse oya nicyo ndi kukubwira byabaho oya byanashoboka erega niba babyerekeza nese gereza na moruge nicyo kinini nicyo gikanje najya muri gereza kujya muri urugero nakubwira ko ajya moruge gereza urumva atari yo yoroshye none se arabaza bagiye gukubitana yavuze uzahangara kumukubita kandi ibyo nuko atakora umuntu nawe wagukubita nawe wamukubita ntabwo yamushyira muri moruge ariko Regis nta nubwo namushyira muri gereza aho ari hose ariko icyo navugaga Regis uramwitiranya zirahari bava mubwire izo mpungenge zirahari impamvu RGB ubona icecetse muri ibi bintu ubundi RGB bagira over confidence y'ibintu birenze kubera ba mu nyungu no mu ngufu politique nagra abantu bakemeye ko abantu bavuga rimwe bakavuga kabiri bakavuga gatatu nta reaction yabo barabibona rero ko mu by'ukuri ikipe umurongo bari bayihaye utari wo niyo mpamvu hari ingufu zirimo gupezanya hari ingufu za Sadat n'abamuzanye ariko bafite bose handicap ubumuga bumwe bwuko nta kintu gihari bahagararaho umuntu umwe nanjye ngira icyo bitangazo abo ni bamwe bakaba gushaka amayeri yandi yakoreshwa hakaba n'icyo gice cy'abandi bantu bavuga bati ntabwo tuzakomeza kubirebera nta cyaha twahemutseho nyamara ngo inama nta wundi muntu uzaba uri muretse abayobozi b'amafani club baze neza bafatanyabikorwa uzabakandagira kandi mbizi neza ndabizi neza kare urumva kuko n'abazatangaza no kongera cy'abantu bavuga bati nta mpamvu yo gukomeza kurebera Rayon Sport ipfe kandi mu by'ukuri ababizanye nabo babona ko ari esheke twazabazwa iki nubwo twashyizwe ku ruhande iyo gukanze rero burya ngo oya ahubwo si kuruvuga ngo nibo yikanga bikazageza gute ikazageza ikamenyera hari umugani ujya wirukanka n'imbwa ukayimara ubwoba ubu ngo barashikamye mu nzira cyangwa indi bazagereka umusaruro ufite icyo uzavuga amafani krebe afite icyo ari kuvuga n'ibindi kandi hakaba hari na uko impungenge nagize nuko nabonye bano bagabo batumiye na APR Football Club mu kwakira igikombe muhara kuri regionale natinyemo kuko mfite amakuru ya nyayo ko hari nabamwe bantu muri APR baje kubagira amavuga ati ko turi twenyine turakomeza duhangane natwe twenyine biratugora guserebura gukoresha eforu nta mukeba ariko afande Karasira nahakana katagiye Juru Park nawe kuba yaganira nabo bantu
icyo gihe nzaba ndi umunyakinyoma Regis akoza agashya nzaba ndi Ntagaragara umunyakinyoma cyane. yaganiriye n'abarababwira ati twebwe genda umusiporutifu tubari inyuma impindura amatwara tuzashyiramo akaboko oya ntabwo oya, tubari si inyuma icyo. we yabagiriye inama arababwira ati rwose iyo tudahanganye ntabwo umupira uhari ntabwo tuzatera imbere ngo tugere aho dushaka murabizi si niba mu kibuga sizakoresha amayeri yandi ngo umusifuzi azansifure nabi cyangwa ngo ngere gutya muze dukine ariko nkeneye abantu duhangana hano genda umunyamupira Marine natumye resista Marine wayikoze kuri iraresista ari ikipe abantu bose yifuriza kumanuka amakipe hafi ya yose muri shampiyona kandi ntimanuka Nanjye ndimo. nanjye ndimo rero nkeneye guhangana n'abantu b'abagabo ku kibuga ikipe zikakaye bivuga nta icyo gihe nahise mbibonamo rero nahise mvuga ntese uyu aramutse ari muri arimo abagira iyo nama yaba bivuze nkawe cyangwa iyo tuvuze gutyo umufana babigenge kuri enchaînement bishoboka ko iyo chaîne yose iri kubyumva iri inyuma ye ari kubyumva ko iyo bikomeye chaîne yose rero hari ingufu zimwe hakaba n'izindi nicyo nshaka gusobanura ibyo byose ndimo ndavuga abashaka impinduka muri Rayon bavuga ko Rayon Sport y'imyaka 5 batifuza ko izagira mu myaka 10 idatwaye igikombe cya shampiyona isohoka ku bw'igiceri cyangwa bigoranye kana nahigiye kandi umupira ugeze igihe cyiza stade amahoro yabonetse n'ibindi byose byaba bisa n'ibyiza twaze tuvuga dutangira tuvuga ko umukuru w'igihugu yatanze kandidatire twese tubonamo icyizere ejo hazaza muri siporo muri competition twatumiye Hussein ejo bundi abwira Ricard ati ntabwo iriya stade yubakiye kuzakiniramo polisi na AS Kigali nubwo Ricard yabigize ariko ndahamya ntashidikanya ko polisi nta bushobozi ifite bwo kumubiriza kuri buri match yayo yose aba polisi nko twabibonye hari buri munsi bira n'ibintu bishobora kuza rimwe cyangwa kabiri muri season bivuga ngo nta bantu bazaba bari wumve ngusubize bivuga ngo rero byanze bikunze mu buryo bumwe cyangwa ubundi ari igihugu cyacu kuva ku mukuru w'igihugu kuzageza ku nzego zose bazikorera siporo niyo mpamvu yasuhuje yose ikipe yonyine yasuhuje mu kwiyamamaza yavuze ngo iki bivuga ngo bazikoreye siporo ari ikipe ifite abantu benshi kandi bagomba nabo kugira iyo ni ibyishimo realite iyo ni realite nukuri wabihakana wabigira gute wavuga polisi ishobora gutwara ibikombe 20 mbonye abantu barimo bashyushya ibintu ngo natatse Dr Norbert ni umugabo nkunda cyane w'inyangamugayo ufite uburenganzira icyo navugaga bwo gushyigikira retired kandi nk'umureyo ndabimwubahira Ikiza cyane soza kucyo navugaga mu murongo umwe soza kucyo navugaga ni urugamba rweruye bizaterwa na kampu ya retired uko izabyitwaramo na kampu iri reka tuyitiye muvunyi ni kubundi byakagaragaye